urubyiruko rw'abanyarwanda uburyo bashobora gukora amafaranga basigaye banashyiraho y'inkangu ifite amahembe angahe we urumva we Emi ujya kureba hano ibi muvuga ngo hano amakoyinje nkimara guhembwa nkimara kubona ko nshobora kubona umushahara wa Twitter kabona ibihumbi 3 by'amadolari nabyeretse abantu ndavuga mu rubyiruko uretse imodoka cya kubera amakoyine ya TikTok urimo kunyumva we Emi imodoka reba amatwi ntabwo ngewe nshobora kumara umwaka nahinduye imodoka wanjijiwe urimo kunyumva uzanabaze uretse gato umva wabutu nawe ndanakwibutsa we TikTok ntuyiriho kutayihinda uretse gato we Emi urabona ariko se twisanze ahantu gute Emi arabyica uretse gato ahantu ndi Emi kireke gato we Emi mu gihugu mbamo ntabwo tugura imodoka shaka igihugu mbamo ntabwo tugura imodoka uragenda ukayifata ugafata inshaka bivuze ko nyine uri mu ideni nyine uzicira ku bukoyini bwa TikTok none urakoze cyane ngaho nkandaho so icyo mvuga ni kimwe n'iki ngaho nkandaho mwana Emi nyawe nawe bakubwira ngo amatiku ufiki na muyoboke merci ariko no ntugafate manager w'ibihu byose ngo ubihuze n'ibibonetse byose ariko se ni manager w'ibihe byose mu biki munyereka ahantu uretse gato hari ahantu mwabonye manager asubiza imbeba aho rero no mukorera amakosa iyo uvuga ngo bapfiki Sanjake iyo uvuze ngo bapfa iki urimo kunyumva nta kintu bapfa uyu nguyu amwurira nk'ukuntu bafata ku mavuta bamwuriraga icyakora uyu nguyu aramwubahuka uramwubahuka ariko ibyo uzakora uretse gato ambashije ikibazo reka musubize abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi abantu mutabonye video y'umuramyi abantu mutabonye video za Baritazari abantu mutabonye video za Emeline abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite abantu mutabonye video y'uriya mu ministeri w'urubyiruko muri Uganda umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo nemera kugisubiza na kikoze mu bundi buryo nakikoze mu bundi buryo ukubona ibintu ariko ngomba kubibona je manager w'ibihe byose mu Rwanda yitwa Clement niwe mfata kuko uzamanza umenye no kuvuga izina ntabwo ari Clement yitwa Clement nibukanyumvishe ibintu nashaka kumva J Baba wari kumubaza kino kibazo muri ubu buryo wari kumubaza ngo urimo kunyumva ni nkuko kabano mufata nk'umuntu wambara neza mu Rwanda wari kumubaza ngo ushingira kuki urukumva ushingira kuki wubahuka umupapa muyoboke ntago batari muri kariyeri none se reka nkubaze none J Baba ko ari mwebwe mukora amakosa wabwira uvuga ngo upfiki na muyoboke none se abantu muyoboka vuga kuri uyu muntu yari gutubwira ibyo ngibyo nari kumubaza ko batari muri kariyeri ntabwo bari muri kariyeri zimwe ntabwo bari muri kariyeri zimwe ntibangana mu myaka ntabwo ari ukuvuga ko nanga muyoboke erega mwe mubifatamo muba mushaka ngo Emi nugera ku rukiko uze kugaruka ngo uruvugiro urumva mwana wanjye uze kugaruka ngo uruvugiro hari ibintu n'amatwi hari ibintu ugomba guhinduramo bike kumva zawe kuva kwa mbere kugera ku wa gatanu uramuze ukuri wowe uranyeneye ndamutse nkeneye izina ry'Imana niba ushaka amakuru yanjye ndamutse nkeneye aho kumbwira ngo ize itega amatwi Emi urimo kunyumva ndaba ndangiye ubizi wowe uranyeneye 100% izina ry'Imana uranyeneye Emi ndakubujije mbabarira wowe kabyara we mwana wanjye mbabarira ikintu kimwe nkubwira kimwe sibyo ikintu uzi impamvu nshobora no gufata n'umwanya nkaganira no kuri iki kintu nuko nabonye ushishoza urimo kunyumva nubwo mu byo wakora byose sibyo
wakoze akantu kamwe katumye avuga ati rwa rugo burya naho biri kose ushobora kwibeshyaho. Ni umunsi waje urimo kumva maze wumve umunsi waje ukavuga ati abandi baguze imodoka urimo kumva ariko nsangibuka ko muri Kigali ndi umwimukira nkeneye icumbi bro. Kiriya kintu wafashe kamera uragenda urantembereza unyereka icumbi ryawe mane nahise mvuga nti uretse gato yewe mushimire kabano yamaye mama bati mwana urimo oya uri kubyumva Emi uramutse nagushimiye sinagushimiye nuko ye ariko kuba warashimiye ntabwo bikubuza kuba urugoryi muri showbiz ukoze ko ntabwo urumva iki ngiki nicyo kibazo kibaho urimo kumva hari ukuntu munyamutuka barabajene bandi Emi we mumanura mureke Emi reka nkubwire Emi none se nyine ntabwo wanutse Emi reka nkuze nkubwire ikintu kimwe we Emi uranyumva ntuzongere gukora amakosa uri gukora kandi none se ko njye ukumva ko njye nakumva ko ndi umwana reka nkubwire Emi yego reka nkubwire ngo uretse gato reka nkubwire ngo sigaho okay sorry papa nakubwiye ngo sigaho bro sorry papa uzongere so reka tugende wakoze kuduha update yo ku rukiko urimo kumva ariko uremera ko ukeneye ntabwo byemera reka nkubwire Emi kabano ntabwo dufata na Emi ndabashimiye rero reka mbacike ntabwo niba ari ko banabitekerezaga urimo kumva icyo nzagukorera urimo kumva nakwereka ahantu uvana ikiro cy'ibirayi ukaza hano nkabikora nk'uko bikorera abandi urumva wangiyemo akabwana bakuvugaho najya nemera ni ikintu n'imanukira mu rwego ngewe nzagutwara muri parike bakaguhereze mureka numve impuguke ngo ni iki ikintu bakuvugaho najya nemera ego kandi nzi ko urwanya wivuye inyuma ego nzi ko uri mu bantu barwanya umuntu wese ugira ingengabitekerezo iyo ariyo yose mbi yakoreka abantu warankurikiye ese yo kumanuka byananiye kabano ngaho manura ndiko yesha ntabwo ugenda utampaye akabwana k'intare muramutibuye namumanuye ko namumanuye so Emi ibyo ngibyo uruma kunyumva urabona ukuntu abantu baza bakavuga gutyo kandi uzi imbaraga bintwara kugira ngo namagane icyo kintu cy'ivangura amoko n'ibyo bintu bya tribalisme urukunyumva icyo kintu na meme shows n'abantu batarafunguka mu mutwe ngo bamenye Godfather who I am so nukuvuga ngo nibyo ngibyo bindi byose nuko babibona nk'umuntu ushobora kuzana akavuga ati Godfather afata umwanya akazana platform ye ahanga agafata abantu akabakoresha Emi kankubazi fata abahanzi hano nawe niko byemera fata abahanzi hano kuri izi platform nk'abasuzuguza niko byemera nawe hari igihe ubasuzugura hari n'igihe nabo bisuzuguza wambwira uburyo basuzugura urugero ukambwira ati urugero nkuru uyu muhanzi n'uyu nguyu waramuzanye umusuzugura nka fact iyo umuntu umwe cyangwa yigiye kimwe season wabize ibintu bya byose bijya ku karubanda nta kintu nkorera mu bwisho wasuzuguje Bruce Melody waramusuzuguje turi kuri Twitter uramumanura umutuka kuri nyina yego uramumanura umutuka kuri nyina ntabwo uribeshya cyane nkuzanire boro yawe ndayibuka uribeshya cyane urumva ntabwo Melody mu bantu mwagerageza kuvuga ngo njye ntabwo arimo n'umuntu w'umuzima sha naramusuzuguye ndamwandagaza arangije aranyishyura nyuma uraza nyine nawe usaba imbabazi nk'abandi bose Emi ariko Godfather ntabwo wahinda karakanyaba igihe nzagera cyo kujya gusaba umuntu imbabazi Imana izanyambura uyu mwuka intambara nde so umusa nugera kwa ntuza nugera hariya undebe ugerageze umpe update za hariya ndazikeneye kumva ari kunyandikira hari umupasiteri ngo witwa Chepin utuye muri Canada mumunyishyuriza amadolari yanjye 200 ngo tukwishyurize nde umupasiteri nabonye uriye Hakimu kandi nanjye ndimo umwenda w'amadolari 200 uwurishyuye igihe.com yanga kunyishyura uwo ninde
Pastor Hakimu ntabwo umuzi. Amafaranga bivuga ko wibye umugore wa Safi Yudita urateganya kubirangiza gute? Ndabyibutse. Yudita asagira amafaranga. Nta mafaranga Yudita akurimo umurimo. Akareka nta deni ngiye ngirira rubanda. Amafaranga umudamu dore Bruce imbere yanyu. uravuze? Reka mwereke Bruce Melody. Babarire. Emi nakubwiye ko arimo kukwenereza. Nabwiye ngo ngagahinda karakanyagwa kakakorenga kazinga inkoba ziriyo. Urajya kuririmba indirimbo. Yego. Okay, so icyo babwira kimwe n'iki ngiki, ikintu kimwe n'iki ngiki kuri aba bajene urimo kumva baragenda bagafata ibintu byahari ariko noneho bakibeshya urumva hari ukuntu batekereza bakagenda ariko se wenda ndiriyo Karame. ibi bintu byatangiye noneho batekereza ko ibintu ngo ari bishyashya ngo bagiye kwatsaho umuriro ngo zifata bro banyakijeho umuriro ibi ngibi ema ari kuvuga utekereza ko ari ibya none aha ibi banyakijeho umuriro imyaka na yindi ariko ibi bikunda kubi Ako kera wagiraga ubwoba igitangira. Niko uvuze ngo iki? Nyine reka nkwibutse godireka nturakare. Reka twese niko tumera. Iyo ibintu bigitangira nyine aba ari ikibazo. Ariko iyo umaze kubirambamo uba umaze kumenyera umaze kubayuza. Ni ukuvuga ngo iyo utangiye ukandagira mu misumari irakubabaza. Ariko uko ugenda ukandagiramo ugira ukayimenyera. Umva nkubwira ikintu kimwe ugomba kumenya we Liliose, sibyo? Unzi imyaka na yindi. Ngewe nafashe umwanya wanjye ntaba uretse kugenda banza following maze nkubwira akantu abantu murageza vuba cyangwa ushaka kongera inshingano y'igitsina cyawe andikira ino nimero hamagara ino nimero barakufasha ewana baragukopeta umuto wundi ugenda ugira imboro ingana gutya wallahi zari cy'Imana uzanshimira nyuma andikira ino nimero barakufasha.